ngo agumana. Impamvu ubona abantu bari bakijijwe mbere ariko nyuma kubera kugenda mu byaha mu by'Imana babujije ukabona ubu ngubu ahanura ariko asambana yaza kuri kamera nk'aha gatukana kandi yitwa umuhanuzi. Ni ukubera iki? Imana yarabaretse. Imana yarabaretse bagenda bonyine. Niyo mpamvu nta mbaraga zo kunesha ibyaha bagira. Niyo ahanura ntagira imbaraga zo kunesha ibyaha. Arahanura abahanuriye bakihana ariko we ntiyihane. Arasenga abasengeye bagakira ariko we ntakire. Ubwo ni icyapa. Kubera ko icyapa gisigaye kiyobora gusa ariko watava aho. Bamenyesha ko Imana irakariye abantu biyoberanya ko ari abakozi b'Imana ariko baba mu ihema ry'abanyabyaha. Abantu baba mu ihema ry'abasinzi kandi bakaguma kwitwa abakozi b'Imana. Imana irabarakariye. Ndashaka kubibabwira uyu munsi. Imana irakariye abantu batuye mu ihema ry'abanyabyaha kandi bakiyita abantu b'Imana. Batuye mu ihema ry'abasebanya barangiza bakiyita abantu b'Imana. Batuye mu ihema ry'abatinganyi barangiza bakiyita abakozi b'Imana. Batuye mu ihema ry'abibone barangiza bakiyita abantu b'Imana. Imana irabarakariye kandi rihema Imana ije kurisenya. Abo nibo bateje umura bazubaka bakazisambaniramo nuko Imana itahaba. Nuko bahise inzu y'Imana ariko si inzu y'Imana. Impamvu ziba zinyweramo itabi nuko Imana itazibamo. Impamvu ziba zambariramo ubusa bakazibamo ari abibone nuko Imana itazibamo. Ariko ndashaka kubabwira ko inzu Imana ituyemo nta muntu wayisambaniramo. Nta butinganyi wayizanamo. Kuko iyo nzira arinzwe irimo abamarayika bayirinze. Niyo mpamvu umuntu wamaze kwizera Imana agakizwa Imana imuha abamarayika bamurinda. Yego rwose. Bamurinda. Kuko ibyo ntiyabikora. Ntabwo ashobora gusambana yarizeye Imana. Kuko Imana nayo ntabwo iduhahamura. Iyo iduhahamura ntiyari kohereza Yesu. Yesu yaje azanye ubugwaneza. Kandi batubwira ko dupfuye ariko kudikubita ngwije gukubitije kukwica ngo ugiye muhehe na he. Zira ni imvugo ariko imvugo zivuzwe muri kamere y'icyaha. Ntabwo ari muri kamere y'umwuka. Kuko kamere y'umwuka ni urukundo. Ntabwo waba ukunze umuntu ngo umuhahamure. Iyo wanze umuntu niho umuciraho iterabwoba. Uramuguyaguye. Ariko iyo ukunze umuntu uramuguyaguye. Uzarebe iyo ufite umwana byahikugirire neza. Ugahita uvuga uti buribwe runaka. Ikakubwira ngo reka ubusinzi Imana ikugirire neza. Uti buriya ni runaka ibwiye. Ikakubwira iti yemwe reka ubwibone Imana ikugirire neza. Uti burivuze runaka. Ni umuntu umwe wumva ni wowe ibwiye. Ahubwo nuyumvira nawe uragirana ubusabane nawe. Nuyumvira Imana irakugirira neza. Umugisha yasezeranije Aburahamu na n'uyu munsi urahari. Haleluya. Na n'uyu munsi umugisha yabwiye Aburahamu na n'uyu munsi urahari. Hari aho wagiye iyawuvuze si igihari. Irahari. Kubera ko birayavuze ngo Aburahamu abaye sekuruza w'abizeye. Imana yambwiye ko izangirira neza. Ntayo nkibona. None reka njye gucuruza urwabo. Ubu hari benshi bagiye gucuruza urwabo kubera ko bahuye n'inzara mu gakiza. Bananirwa kunesha basubira gucuruza urwabo. Ubu hariho abagiye kuraguza bacirira imiti kugira ngo barebe ko babaho. Ubu hari abapasitoro bagiye kugura imiti kugira ngo bajye babona uko bahanura ibitangaza. Hari abagiye gushaka ibituma bakora ibitangaza kugira ngo babone ibyo kurya kubera inzara. Iyo umuntu rero atakiri kumwe n'Imana ntabwo anesha. Cyatumye Aburahamu atanesha iyo nzara agafata icyemezo cyo kujya muri Egiputa. Nuko ari kumwe na Loti. Icyatumye ntubitangaje agafasha ariko afite nyina warwaye amavunja. Afite nyina warwaye amavunja atagurira inkweto. Afite umwisengeneza we. Uba mu nzu imeze nk'ikiraro cy'ihene akaba atamwubakira. Ariko niba umureba avuze ngo mu murenge dufite umuntu tuzubakira akagenda ati nanjye ntanzeho miliyoni kandi afite umwisengeneza afite nyirarume afite mubyara we. Abo ndavuga urugero rw'abantu azi kuko Imana izatubaza ibyo tuzi. Nagiraga ngo nsoreze amaze kugera muri Egiputa abami baho baramwakira ariko Sarayi kuko yagiye ari umukobwa. Ubu hari abantu biyoberanyije. Ubu hari umuntu uva i Nyamasheke ari umugore
yagera i Kigali akiyita umukobwa. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uko wiyoberanya ibyawe bizasobanuka. Wiyoberanya Imana ikureba, ukiyoberanya ikuzi, wiyoberanya mu bantu, ariko Imana irakuzi. Ubu hari umuntu wavuye i Nyamagabe ari umugabo ageze i Kigali yitwa umusore. Uzi ko hari n'abantu bajya baza hano kuri social media bavuga ni abasore ari abagabo. Turabashuhuje abakunzi b'Umuremyi TV, Imana ibahe umugisha muri iki gitondo. Turabashuhuje kandi turabashimira uburyo mudukurikira ku Muremyi TV. Imana rero ibahe umugisha kandi barinde mwege mwese mudukurikira, mutwereka ko mudukunda. Imana ibakomeze kandi barinde. Natwe rero muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana ivuga butumwa, namwe ni mutube hafi kandi mukora subscribe na like, comment, namwe mukomeze mubikore. Kandi turabakunda cyane abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru, mwese abo mu mujyi wa Kigali turabashuhuje, abo mu burengerazuba, iburasirazuba, mwese turabashuhuje, mu mujyi wa Kigali turabashuhuje, namwe rero abari muri diaspora turabashuhuje cyane. Imana ibahe umugisha kandi barinde kandi bakomeze. Abarwayi namwe rero turabasengera, Imana ibakize mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwihangane, abafite ibibazo namwe Imana irahari irabibasubiriza, kuko Imana niyo murengezi wa twese. Umwizeye wese azahabwa ubugingo buhoraho, kandi nawe numwizera Imana, n'uwizera Imana nawe izakurengera. Imana ibahe umugisha rero. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana watoranijwe, wasizwe amavuta y'Imana. Tugiye gutangira n'ubundi tumuha karibu ku Muremyi TV, adusengera Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Namwe rero nimushyireho telefone zanyu, mwumve ubutumwa bw'Imana, mwumve icyo Imana ibashakaho, kuko ibihe nk'ibi ngibi ni ibihe byo gusenga, ni ibihe byo kumva ijambo ry'Imana, ni ibihe Imana ishaka ko tumenya ubwiru bwayo. Namwe rero nimuze dufatanye dusenga Imana. Murakoze rero, ni karibu umukozi w'Imana. Turatangira dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Murakoze. Turabashuhuje natwe mu izina rya Yesu. Yego. Ni Habimana Joseph ugarutse. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana mbere yuko dutangira tuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko wabanye natwe ukaturinda iminsi yose twari tumaze, Mwami, tudaheruka guhagarara cyangwa se kuba imbere y'iyi kamera ngo tuvugane n'abantu benshi. Turagushimiye ko waturinze kandi n'abandi ukabarindira mu mpande zitandukanye, abadukurikiranye Mwami ukaba warabarinze kugira ngo uyu munsi bazabe barimo bateze amatwi dusangira ibyo kurya by'umwuka. Reka rero uyu mwanya ubanemo natwe, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro, imbaraga mbi zose zihunge mu izina rya Yesu, ahubwo umwuka wera abe umuyobozi wacu nonaha, kandi akora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami kuri mu ruhande rwacu. Urakoze ko ari weho ugiye kwiyoborera iki kiganiro, ukiyoborera uyu mwanya. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni karibu. Mu izina rya Yesu twongeye kubasuhuza, nimugire amahoro y'Imana. Reka rero dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, niho hantu nashatse ko tuza kuganira. Abafite Bibiliya ni muri urwo rwandiko murasoma mu Baheburayo, ni igice cyaho cya 11. 11 umurongo wa mbere uravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza
ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi, ubw'Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi ni nako kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Amen. Ndashaka rero ko uyu munsi tuza kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi tukaganira twitonze kugira ngo dusobanukirwe neza, kuko ndashaka ko tuganira ku ntambwe eshatu umuntu atera akagirana ubusabane n'Imana. Intambwe eshatu umuntu agomba gutera akagirana ubusabane n'Imana. Umuntu wese Imana ihamagaye agomba kuba izi ntambwe yaraziteye, nibwo ubusabane bwe n'Imana bubaho, ni nabwo Imana imwishimira, ni nabwo aba ahantu Imana ikorera. Kuko usomye mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 12, ni amagambo abantu bakunda gusoma cyane, amakuru ya Aburahamu. Imana imuhamagara ikamukura kwa Setera, ikamukura muri Uriya Bakarudaya. Bibiliya iratubwira ko Aburahamu amaze kumva ijwi ry'Imana yahagurutse akagenda, yarangiza agasiga ibintu byose byo kwa Tera, agasiga abavandimwe be, agasiga inshuti ze, agasiga se na nyina. Kuko icyari gitumye Imana imubwira ngo abisige nuko kwa Tera batakoraga ibyiza. Kwa Tera ntibakoraga ibyiza, nicyo cyari gitumye Imana imuhamagara, yamutegetse kubivamo. Niyo mpamvu iyo umuntu ahamagawe n'Imana ngo akizwe, Imana igira ibyo imutegeka kureka. Ariko ikintu gikomeye dufite muri iyi minsi ni uko abantu bavuga ko Imana yabahamagaye, ariko ukabona hari ibintu bataretse by'iwabo. Sanga abari iwabo baraguza, n'ubundi baracyagendana n'imiryango yabo muri uwo mujyi wo guterekera no kuraguza, byose baracyabikora. Ariko Imana ihamagaye Aburahamu iramutegeka ngo va muri Uriya Bakarudaya uze ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko, kandi nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iramubwira ngo nzaguha umugisha. Iramubwira ngo nzogeza izina ryawe. Iramubwira ngo nawe ubwawe uzaba umugisha. Iramubwira ngo abakwifuriza umugisha nabo bazawuhabwa. Noneho Aburahamu akimara kumvira ijwi, yumvira Imana, arahaguruka. Bibiliya imuvugaho iki rero? Iravuga ngo yizeye Uwiteka, cyangwa se yizeye Imana, ngo bimuhanirizamo no gukiranuka. Intambwe rero yo kwizera, intambwe ya mbere umuntu atera akagirana ubusabane n'Imana ni ukwizera. Buriya Aburahamu icyatumye Imana imukunda ni uko yumvishe ijwi ry'Imana ari mu bigirwamana byo kwa Tera, akayizera, akemera kubisiga. Akemera kubisiga, kandi byari bibatunze, byari bibabeshe. Gucuruza ibigirwamana bibajwe cyangwa ibishushanyo bibajwe byari bitunze Aburahamu, byari bitunze imiryango yabo, byari bitunze uyu muryango. Ariko Aburahamu izo nyungu ntiyazirebaho, ntiyareba uburyo ako kazi yakoraga kamugaburiraga, ahubwo yizera Imana ivuganye nawe. Haleluya. Ubundi kugira ngo Imana uyimenye neza ni ukuyizera. Bavuze ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba.
kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa. Aburahamu yizera neza ko nubwo kwa Tera yaryaga ari uko bacuruje ibishushanyo bibajwe, yaryaga ari uko bakoze ibi, yaryaga ari uko bakoze, ariko kuko Imana imubwiye kubihagurukamo, gusiga ibyo byitwa Imana kandi atarizo. Aburahamu yizera Imana, arangije ahagurukayo, kandi ngo agenda ameze nk'utazi yajya, kuko ntabwo icyo gihugu yari yakagikandagiyemo ngo wenda avuge ngo ngiye i Bugande cyangwa ngiye wenda ngo narahabaye nzi uko hameze. Yagiye ameze nk'utazi yajya, ariko yizera Imana ko ahantu imujyanye ari ahantu izamuhera umugisha. Intambwe rero yo kwizera ni intambwe ituma umukristo agirana ubusabane n'Imana. Iyo umuntu yizera, ubundi nta muntu ushobora kureka ibyaha atarizera, kuko umuntu ashobora kureka ibyaha ari uko yamaze kwizera. Kuko Aburahamu ntabwo yagombaga kuva kwa Tera atarizera Imana. Kwa Tera hari hamutunze cyane rwose. Ntabwo umuntu rero yareka akabari, kandi akabari ariko yakuragamo amafaranga yo kwishyurira abana. Impamvu ubona abantu basigaye bacuruza utubari kandi ari abapasitori, ari ababishopu, ndetse ari abahanuzi, ari abantu banasenga, nubwo basenga ntibizera Imana. Nuvuga ngo nubwo basenga ntibizera Imana. Ikimenyetso cyo kutizera ni uko batigeze bayigirira icyizere, bakaguma mu bizira, bakaguma gukora ibyaha, kandi bakita ko ari abakozi b'Imana. Kuko nta muntu ushobora kureka ibyaha atarizera. Oya, ntibibaho. Kuko umuntu utarizera aba umufarisayo, aba umunyamategeko. Yego. Kuko aba bantu ubona basenga bagashinga amacaci kandi bagikora n'ibyaha, ni abafarisayo, ni abanyamategeko. Kuko ntabwo barizera ubuntu bukiza. Ntabwo barizera ubuntu bukiza, ahubwo bari ku mategeko. Ni abafarisayo, bagendana ibitabo nk'ibi gusa, ariko mo imbere ntabwo bizeye Imana. Kuko ibi bitabo bagendana birimo inyuguti gusa, ariko kugira ngo izi nyuguti zigire umumaro muri wowe, ni uko wizera uwazandikishije. Amen. Haleluya. Amen. Kugira ngo izi ni inyuguti, ariko kugira ngo zigire umumaro, uzisome zikugirire umumaro, ni uko wizera uwazandikishije. Kuko abanditse izi nyuguti, Bibiliya iravuga ngo babibwirijwe n'Umwuka w'Imana. Nuvuga ngo barahishuriwe, Imana irabahishurira, barandika. Ariko ntabwo izi nyuguti zagira umumaro utarizera uwazandikishije. Hari ababisoma rero mu nyuguti. Hari abantu rero bafite Imana mu nyuguti, batunze inyuguti gusa, ariko inyuguti ntizagukiza. None se kugendana Bibiliya byakubuza gusambana? Oya. Kugendana iki gitabo byakubuza? Ubusa abantu ntibari mu tubari banazifite mu mashakoshi. Ntibajya si Gisenyi umugabo agasohokana y'umugore wundi kandi na Bibiliya yitunze. Ari na pasiteri. Ari na pasitoro yambaye umusaraba, ariko akagendana akajya i Gisenyi akajya gusambana n'umugore wundi, ariko afite Bibiliya. Kwitamuhanasa, kwitamubuza gusambana. Nuvuga ngo ikintu rero kibuza umuntu gukora ibyaha ni uko aba yaramaze kwizera Imana. Kuko umuntu wizeye Imana, Imana ishyira amategeko yayo mu mutima we. Kuko Imana yahaye isezerano abayizera, ibibwira Abisiraheli. Yaravuze ngo igihe kizaza, kuko ngo imaze kubona ko amategeko n'imihango yayo byanditse mu bitabo, ko bitigeze bibakiza ngo bitume bareka ibyaha. Amategeko y'Abisiraheli yabayoboraga ari amategeko 10, n'imihango yayo myinshi itandukanye. Ibyo ntibyigeze bibabuza gukora ibyaha. Babaga bafite amategeko, ndetse ngo abafarisayo ngo bakayambara mu gatuza, ndetse ngo ari abanyacyubahiro bakomeye. Bahagarara mu masinagogi, bagahagarara mu masinagogi bambaye amategeko mu gatuza. Ubabonye wese ngo akabapfukamira akavuga ngo ni ba Rabi. Rabi bivuga mwigisha. Mbese ngo bakabita bigisha bakomeye. Ariko Bibiliya ikagaragaza ngo ko bari bambaye inyuma umweru, ariko imbere hasa nabi. Kuko Yesu we aje yaravuze ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa. Ubu hari abahanuzi bameze nk'ibituro bisize ingwa.
cyane rwose. yagera hano yaba arimo atitira, dore ko bazi no gutitira cyane, ukagira ngo mbese Imana imuhima, ariko ari igituro gisize ingwa. Abantu bakavuga ngo uriya ni umuhanuzi, uzajya wumva babivuga. Uretse ko ikintu nakundiye Imana, ntabwo umuntu ashobora kwiyoberanya igihe cyose. Ni ukuvuga ngo igihe kiragera, kuko ijambo Imana yaravuze ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanye nawe. Umuntu akabikora ikamwihora, ariko umunsi umwe ikabitwikurura. Ubundi ikintu cyerekana umuntu uko akorera Imana ariko afite n'ibyaha, ni imbuto ze. Tuzabonera ku mbuto zabo. Yesu abigishwa yarababwiye ngo hazaza abahanuzi kandi ngo bahanura ibinyoma, kandi avuga ko bazahanura mu izina rye. Yego. Izina rya Yesu mbese abantu bose bararirisha. Yego cyane. Nabonye izina rya Yesu riri ku isoko cyane. Izina rya Yesu abantu basigaye bararirisha cyane. Umuntu wese ushatse kurya avuga Yesu. Yego. Umuntu wese ushatse kurya avuga Yesu. Noneho reba uriya wakiniye filime ya Yesu. Yarariye, yarahaze. Yego. Yakiniye filime ya Yesu arangije yiyita Yesu. Ariko abantu babikirijwemo. Ariko neza, ariko ryaramugaburiye. Ariko we ntakizwa. We nta nubwo Imana yemera. We ni n'umutinganyi. Ariko izina yararivuze riramugaburira. Ubu hari abahanuzi b'ibinyoma bahanura bakivuga mu izina rya Yesu, bakarya cyane rwose, bakanywa, bakambara bavuze Yesu. Yesu yaratsinze. Haleluya. Ni mwiza. Noneho ndashaka rero ko tuganira kuri izi ntambwe eshatu. Abadukurikiranye nababwiye iya mbere ni ukwizera, iya kabiri ni ukumvira Imana, iya gatatu ni ugukorera Imana. Izo ntambwe eshatu iyo uziteye ugirana ubusabane n'Imana. Noneho Aburahamu turimo tuvugaho, intambwe ya mbere yateye yo kwizera Imana. Ubwo Aburahamu yari amaze kwizera Imana, yego, amaze kwizera Imana byamuhesheje kugirana ubusabane n'Imana, kugeza ubwo Imana itamuva iruhande. Kuko Aburahamu amaze kuva muri buriya Bakarudaya, amaze gusiga bya bigirwamana byo kwa se, amaze gusiga imiryango ye yose uko yanganaga, yageze mu nzira, ntiyigeze aba wenyine kuko Imana yabanye nawe, akajya agenda yumva ijwi ry'Imana. Noneho Aburahamu ngo ariko agihaguruka ngo ajyana na Setera, kandi Imana yabimubujije. Ubu hari abantu bajyanye n'ibyo Imana yababujije. Ni nazo ngorane dufite, nibyo bibazo turi guhura nabyo. Hari abantu bubatse insengero, bubakaho gusengera, ariko bagendana n'ibyo Imana yababujije. Hari abantu bahanura bafite ubuhanuzi, ariko bahanura bafite n'ibyo Imana yababujije. Agahanura anywa inzoga, anywa ibisindisha, kandi Imana yarabibujije. Kandi Bibiliya Imana inatoranya abatambyi. Yaravuze ngo abatambyi birinde ibisindisha, ndetse yemwe ikintu cyose gisindisha bakirinde. Ariko abatambyi ntibigeze ibisindisha babireka, ntibigeze banabyirinda. Bituma rero Imana irakarira abatambyi, kugeza ubwo bene Roni Imana yabiciye mu iteraniro ry'abantu, ibazijije kuko bakoze umurimo wayo badashitse. Mwene data udukurikiranye, ndakwinginze wirinde gukora umurimo w'Imana udashitse. Wirinde gukora umurimo w'Imana uvanzemo n'ibindi, kuko iyo umuntu akoze umurimo w'Imana avanzemo ibindi, bituma agira ibyago. Imana itugirire neza. Yego. Noneho Aburahamu, reka ari we twivugiraho, ariko azanye na Tera, azanye n'abakuru be n'abandi bose bavukanaga, Imana yari yamubujije kugendana nabo. Yego. Ibonye yabikoze, irangije ntiyongera kuvugana nawe. Ahubwo Aburahamu ngo asigara
ari kuri bya bindi, ari kuri rya jwi rya mbere yumvise. ubu abantu basigaye ku ijwi rya mbere bumvise, rya jwi bumvishe Imana ivuga ngo uzakora umurimo wanjye, uzavuga ubutumwa, agihaguruka. ariko Aburahamu agihaguruka, yahagurutse ari mu bubyutse, yahagurutse yuzuye ari mu bubyutse, kuko yahagurutse, ariko ahagurutse akora ikosa ryo kugendana na se, kandi Imana yabimubujije. agendana n'abandi bavandimwe be, Imana yabimubujije. noneho ngo bageze i Harani bahabamba ihema. bahabambye ihema, ubwo rituyemo Aburahamu, rituyemo Tera, rituyemo Harani, rituyemo ba Loti, bose barimo. mbese nawe reba ihema babambye ririmo umukozi w'Imana, ririmo pastor, ririmo bishop, harimo n'abatinganyi, harimo n'abasinzi, harimo n'abasenga ibishushanyo, na bya bigirwamana byose byatera, bose babyikoreye babizanye, biri mu ihema. biri mu ihema. noneho iryo hema Imana irebye Aburahamu utuye aho hantu, ibona itakongera kuvugana nawe. Imana ntishobora kukubona mu busambanyi, nubwo uvuga ngo yaraguhamagaye, ariko mu gihe uri mu busambanyi ntabwo yavugana nawe. uretse ko Aburahamu ngo yagumye kuri rya jwi rya mbere, yumvise Imana imubwira ngo va muri Uriya Bakaludaya. iryo jwi ryumvise ararigendana, yumva ko Imana avuganye nawe. niyo mpamvu uzabona umuntu akora ibyaha ariko akavuga ngo Imana avuganye nanjye, aracyagendana rya jwi rya kera. ariko ubu ngubu nonaha ndashaka kukubaza mwene data, nonaha uracyari kumwe nayo? nonaha uracyagendana nayo ku buryo ufitanye ubusabane nayo? iyo uri kumwe n'ibyo Imana yakubujije, ntabwo Imana ivugana nawe. biba inkomyi z'ubutumwa bwiza wavugaga. Imana itugirire neza. Imana irebye Aburahamu, ntiyongera kuvugana nawe, ntiyongera kumuhishurira, ntiyongera kugira ibyo imubwira ngo agumana. impamvu ubona abantu bari bakijijwe mbere, ariko nyuma kubera kugenda mu byaha, mu by'Imana babujije, ukabona ubu ngubu ahanura ariko asambana, yaza kuri kamera nk'aha agatukana kandi yitwa umuhanuzi. ni ukubera iki? Imana yarabaretse. Imana yarabaretse bagenda bonyine. niyo mpamvu nta mbaraga zo kunesha ibyaha bagira. niyo ahanura ntagira imbaraga zo kunesha ibyaha. arahanura abahanuriye bakihana, ariko we ntiyihane. arasenga abasengeye bagakira, ariko we ntakire. ubwo ni icyapa, kubera ko aba icyapa gisigaye kiyobora gusa, ariko watava aho ari. ibi bintu abantu babimenye, ntibagire ngo hari izindi mpamvu zibitera. impamvu itera umuntu gusengera abandi bagakira, we ntakire, bakihana we ntiyihane, ni uko we yamaze kugendana n'ibyo Imana yamubujije. bituma Imana imureka, ntiyongera kugendana nawe. ariko impano se yajyahe? Imana arayikomeza, kuko ari kumwe nayo. akanwa aracyagafite, aracyafite ijwi ryo kuvuga. niyo mpamvu aguma akavuga. Imana itugirire neza. Imana rero imaze kubona Aburahamu, ibonye agumye i Harani mu ihema ririmo abanyabyaha, Imana iramurakarira. ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana irakariye abantu biyoberanya ko ari abakozi b'Imana, ariko baba mu ihema ry'abanyabyaha. abantu baba mu ihema ry'abasinzi kandi bakaguma kwitwa abakozi b'Imana, Imana irabarakariye. ndashaka kubibabwira uyu munsi, Imana irakariye abantu batuye mu ihema ry'abanyabyaha kandi bakiyita abantu b'Imana. batuye mu ihema ry'abasebanya, barangiza bakiyita abantu b'Imana. batuye mu ihema ry'abatinganyi, barangiza bakiyita abakozi b'Imana. batuye mu ihema ry'abibone, barangiza bakiyita abantu b'Imana. Imana irabarakariye, kandi iri hema Imana ije kurisenya. abo nibo bateje umurabo. Imana ije gusenya iri hema, kuko aba bantu nibo batumye umurabuza. Kaze mbabwira ikindi, nimusoma muri iki gitabo cy'Itangiriro, muzasanga iri hema Aburahamu yari arimo ari kumwe n'abapagani. iri hema ryatewemo icyorezo. ibi byorezo muri kona biri kuzanwa n'abiyita barokore kandi ari abanyabyaha. biri kuzanwa n'aba bahanuzi bamaze igihe bahanura.
ariko ari abanyabyaha. Ibi byorezo murabona mwareza mukavuga ngo ni satani wateye. Satani nyine ateye anyuze, ntanyuze mu cyuho cy'abahanuzi, ntanyuze mu cyuho cy'abantu b'Imana. Bahaye satani bamuha icyuho ncamo kugira ngo aze arimbure. Imana itugirire neza, ko satani nta kindi kimuzana ni ukurimbura no kwica. Iri hema ndi kubabwira, ariko iri hema sinzi aha hantu abantu kuki batahasoma ko iri hema ntago babyumva. Iri hema ngo babambye iharani ririmo tera w'umukonikoni, ririmo Aburahamu w'umukirisitu. Nawe reba iri hema, tekereza umuntu avuga ngo arahanura ajye no kuraguza, umuntu avuga ngo ni pasitoro asambanye intama aragira. Iri hema Imana irirebye irasesemukwa, iseseme iruzura, yumva igiye kuriruka, yumva Aburahamu yituyemo ntaho agihuriye nayo. Ubusabane bwa Aburahamu n'Imana buhita buvaho. Uririmbe nurangiza ujye kwamamaza inzoga. Tekereza kuba uvuga ngo uririmba indirimbo zivuga ubutumwa bwiza bw'Imana, ukongera ukazijyana kuziririmba, uziririmba uri kwamamaza Primus, uri kwamamaza Knowless n'izindi nzoga ntazo moko yazo. Imana itugirire neza. Ubu rero hari noneho ubu satani yazanye amayeri, hadutse inzoga nyinshi, ubu haje n'izindi ngo zitwa ibihuru, haje ngo n'izindi zitwa ngo nzogejo, haje n'izindi ngo z'agasusuruko, haje ngo nagubwa neza, ngo haje ngo n'ibindi nyinshi cyane. Nigeze kugera ahantu mu itorero nsanga baziteretse izo nzoga, abantu barasinda, abasinzi batangira no kurwana, barubatse inzu ngo gusengerwamo. Niho igihe duherukanye nababwiye ko izi nsengero abantu bita insengero, bita inzu z'Imana, izi ni inzu z'abantu. Niyo mpamvu bazisambaniramo bigakunda. Ubundi inzu y'Imana ntiwayisambaniramo. Inzu y'Imana, Imana ituyemo, inzu Imana ibamo, wayisambaniramo bigakunda. Impamvu izi nzu bazubaka bakazisambaniramo nuko Imana itahaba, nuko bahise inzu y'Imana ariko si inzu y'Imana. Impamvu izi bazinyweramo itabi nuko Imana itazibamo. Impamvu izi bazambariramo ubusa bakazibamo ari abibone nuko Imana itazibamo. Ariko ndashaka kubabwira ko inzu Imana ituyemo nta muntu wayisambaniramo, nta butinganyi wayizanamo, kuko iyo nzira arinzwe irimo abamarayika bayirinze. Niyo mpamvu umuntu wamaze kwizera Imana agakizwa, Imana imuha abamarayika bamurinda. Yego rwose, bamurinda, kuko ibyo ntiyabikora. Ntabwo ashobora gusambana yarizeye Imana, ntashobora kwiba yarizeye. Umuntu kandi ababwiye ko umuntu atakizwa atarizera. Iyo umuntu amaze kwizera nibwo akizwa, nibwo afata icyemezo, kuko umuntu wamaze kwizera ubundi afata icyemezo. Umuntu wamaze kwizera afata icyemezo akareka ubusambanyi yarindaya, yabaga ku muhanda atega. Iyo yamaze kwizera Imana afata icyemezo ubusambanyi akabureka. Iyo umuntu yamaze kwizera afata icyemezo inzoga akazireka. Iyo umuntu yafashe icyemezo yamaze kwizera afata icyemezo ubwibone akabureka. Bwa bundi abantu bitaga ubuhoziyana nabwo ntabugeraho. Kubera iki? Yafashe icyemezo. Ndashaka kubwira abantu badukurikiye, bakurikiye Umuremyi TV, kugira ngo bizere Imana bagirane ubusabane nayo. Intambwe ya kabiri nababwiye ko ari ukumvira Imana. Aburahamu icyatumye Imana iza kurimbura guteza ibyago rya hema nuko yizeye Imana ariko akananirwa kuyumvira. Kandi umuntu atizera Imana ntashobora kuyumvira. Iyo umuntu atumvira Imana ntashobora kuyizera. Urumva Aburahamu yatakaje kwizera, ntiyumvira n'Imana. Arangije Imana irangije iramwiyereka, iramubwira ngo siga iyi nzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhinduramo ubwoko bukomeye. Aburahamu yumvishe iryo jwi yemera gusiga rya hema ririmo abanyabyaha. Ariko ngo Loti agendana nawe. Uzi ko hari igihe umuntu akizwa akagira ikintu cyagendanye nawe, ukabona cyagendanye nawe, yabaye bishop kiri kumwe nawe. Hari igihe umuntu agira umujinya ukabana nawe agahanura. Ariyo mpamvu uzabona hari umuntu uhanura ariko agahanura ubona
mbese afite umujinya afite kamere zagahanura ati wowe urapfuye ndavuze ngo urapfa burya ni kamere y'umujinya iba yajemo kubera ko Loti yagendanye nawe kandi bavuga ngo ni y'Imana kandi birivuga reka ndavuga ngo muhanurane ubugwaneza niyo umuntu yaba ari mubi ntabwo uhanura uvuga ngo urapfuye ahubwo mu bugwaneza uhanura umugarura reka ibi Imana ikugirire neza kuko Imana nayo ntabwo iduhahamura iyo iduhahamura ntiyari kohereza Yesu yaje azanye ubugwaneza kandi batubwira ko dupfuye ariko kudukubita ngwije gukubitije kukwica ngo ugiye muhehe na hehe zira ni imvugo ariko imvugo zivuzwe muri kamere y'icyaha ntabwo ari muri kamere y'umwuka kuko kamere y'umwuka ni urukundo ntabwo waba ukunze umuntu ngo umuhahamure iyo wanze umuntu niho umuciraho iterabwoba uramuguyaguye ariko iyo ukunze umuntu uramuguyaguye uzarebe iyo ufite umwana iyo umukunze kuko hari n'ababyeyi badakunda abantu iyo ukunze umwana uramuhamagara ukamwegera ukamwereka amakosa washaka n'agakono ukanyuzaho ariko wamuhendahenze niyo ngo rero twebwe abavugabutumwa ntabwo tubereho guhahamura abantu ngo tubatere ubwoba ahubwo icyo Imana duhamagariye ni uguhumuriza imitima ibabaye ni ukomora ibikomere ku bantu babifite ntabwo ari ugufata abakomeretse ngo wongere ubatoneke umuntu arega ashobora kuba mu bandi akagwa ariko agushijwe n'ibikomere yagiriye aho hantu umuntu akaba mu itorero akagiramo ibikomere akagiramo abantu bamwanga bikamutera ibikomere akumva Imana nawe akumva hari ahantu hari Imana ntihaba yarangiza akabura umuhumuriza akagwa iyo rero Imana igutumye kuza kureba abo bantu nawe waza wongera muri bya bikomere cyangwa uza ahubwo wewe uri kuvura bya bikomere ingorane dufite rero tugwije abantu bazana ubutumwa bw'ikindi kintu aho kuzana ubutumwa buza komora ibikomere bakazana ubutumwa buza kwirukana abantu no kubatera ubwoba no kubahamura ari nayo mpamvu bene aba bantu batera ubwoba abantu arakubwira ati hubwo urapfuye iyo uciye mu gikari ukamuhamagara uti rwose wumvisha uhanura ariko nanjye meze gutya ati ngwino hano ngusengere nutaza ni akazi kawe iyo uhageze rero niho avuga ngo tanga igitambo nk'igitambo cy'ibihumbi 200 nutagitanga urapfa ariko nukimpa ndagusengera ukire ngaho hano babafatira rero ni mu iterabwoba ariko mu mbabazi z'Imana mu butumwa bwiza bw'Imana ni urukundo rwuzuyemo gusa ni imbabazi huzuyemo urukundo huzuyemo imbabazi huzuyemo ubuntu niyo umuntu yaba arega biravuga ngo ibyaha naho byatukura bikaba umutukutuku Imana irabihindura bise nk'umweru bibe nk'ubwoya bw'intama bwera umuntu erega yaba mubi ariko ejo yazaba mwiza kuko Imana iracyafite imbabazi Imana iracicaye ku ntebe yo kubabara Yesu yaje kwitangira abantu cyazanye Yesu ni imbabazi gusa ntabwo yazanywe no kwica umwicanyi ni Satani niyo mpamvu umuntu uzakubwira amagambo yo kwica wowe wese aba ari uwa Satani Imana itugirire neza ubu si Imana kwitice Aburahamu kwatera kwitamwice muri iryo hema ry'abanyabyaha ahubwo Imana ubusabane bwayo nawe bwavuyeho ariko iguma kumwumvisha ijwi ry'imbabazi iguma kumwumvisha ijwi ry'imbabazi iramukurikirana no muri iryo hema bivuze ngo umuntu ashobora kugwa akajya no mu busambanyi ariko Imana ntabwo imureka imukurikiza imbabazi iguma kumukurikiza ijwi ry'imbabazi akaryumvirayo ikamuhendahenderayo iyo rero yumviye Imana arongera akagira ubusabane nayo iyo yumviye Imana ubundi ikintu kibabaza Imana ni uko abantu batayumvira ariko irabakunda yego rwose nubwo waba uri mu busambanyi Imana iragukunda
ikiyibabaje ni uko utayumvira ntabwo yumvira ngo igirane nawe ubusabane yongere ikugirire neza, yongere ikomora ibikomere. Ibyo wakomerekejwe n'abasenga bakagusambanya bari abahanuzi, Imana ntabwo ibyitayeho, yitaye ku mbabazi zayo gusa. Ibyo wakomerekejwe n'abapasitoro bagusambanyije ntabwo Imana ibyitayeho, yitaye ku mbabazi zayo. Iragira ngo uyumvire yongere igirane nawe ubusabane. Uyu munsi haracyari ibyiringiro ko igiti naho cyaba cyaratemwe cyakongera gushibuka kikagira ngo kikongera kikumva amazi, kikongera kikagira ibibabi by'ibitontome kikaba nka mbere. Erega haracyari ibyiringiro, bantu mudukurikiranye, haracyari ibyiringiro. Waba uri hano mu Rwanda iwacu, waba uri muri diaspora aho ngaho, waba uri hehe, ariko umva ko hakiri ibyiringiro. Igiti niyo cyaba cyaratemwe niko ko warakomerekejwe, wakomerekeye mu nzu abantu bisize Imana ariko bagusambanyirizamo, wakomerekejwe n'umuhanuzi waguhanuriye nyuma akagusambanya, ukomeretswa yemwe nuko wabyaranye n'umubishopu ariko akaba atemera ko ari wakubyaje umwana, ukomeretswa nuko uri kurera umwana ariko se yaranze kumwemera, wakomerekejwe n'ibyo wakorewe mu bitwa b'Imana kandi wari uzi ko ariho uzaruhukira. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana yo igufitiye imbabazi. Abantu bose abakubeje ko bagukunda bihorere, Imana iragukunda kubarusha. Abakubwiye ko bagukunda hanyuma bakaguhinduka bihorere, Imana iragukunda. Imana yanga icyaha ariko ikakunda. Imana yanga icyaha ariko umunyabyaha iramukunda cyane rwose, kubera ko iyo yihana irongera ikabana nawe. Iyo yihana irongera ikagirana nawe ubusabane. Mu ijuru abamarayika baraterana bakavuga ati iyo umunyabyaha umwe gusa. Ubundi niyo tubwiriza ntabwo dushaka ngo wenda ngo haze igiterane cy'abantu, kuko igiterane cy'Imana yadutumye kuvuga ubutumwa. Umuntu wese wumvisha ubutumwa bwiza iyo yizeye agafata icyemezo, Imana iramukiza cyane rwose. None ngo iyo umuntu umwe gusa yihanye, mu ijuru bavuza impundu, bararirimba bakaririmba mu ijuru, impundu zikavuga ko umuntu umwe yihamye ari umwe, yihanye yaretse ibyaha ari umwe gusa. Umwe agatuma mu ijuru bakora igiterane. Niyo mpamvu rero ni wowe Imana ishaka. Buriya kuvuga umwe nuko nyine n'ubundi se humva bangahe, humva umwe, humva bangahe, humva umwe ntabwo ari ni umwe wumva. Nuvuga ngo niba uri mu kabari ukaba wumvise ni wowe. Ikibazo dufite rero nuko umuntu yumva akabihereza ku bandi kandi ari we yabwiwe, ari we wabwiwe. Umuntu akumva Imana iri kukubwira ngo va muri ibyo byaha ikugirire neza, ugahita uvuga uti buribwe runaka, ikakubwira ngo reka ubusinzi Imana ikugirire neza, uti buriya ni runaka ibwiye, ikakubwira iti yemwe reka ubwibone Imana ikugirire neza, uti burivuze runaka. Ni umuntu umwe wumva, ni wowe ibwiye. Ahubwo nuyumvira nawe uragirana ubusabane nawe, nuyumvira Imana irakugirira neza. Umugisha yasezeranije Aburahamu na n'uyu munsi urahari. Haleluya. Na n'uyu munsi umugisha yabwiye Aburahamu na n'uyu munsi urahari. Hari aho wagiye iyawuvuze si igihari, irahari, kubera ko birayavuze ngo Aburahamu abaye sekuruza w'abizera. Umuntu wese wizera yikubita mu migisha Aburahamu yabwiwe. Haleluya. Umuntu wese wizeye Imana ahita yiroha mu migisha Imana yabwiye Aburahamu ko aramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ntuvuge rero ko watawe n'ababyeyi, Imana iravuze ngo izaguhindura ubwoko bukomeye. Ntuvuge ko waretswe n'abakubyaye, Imana iravuze ngo humura izaguhindura ubwoko kandi bukomeye. Ntuvuge ko ntuvuge ko wabeshwe n'abantu, Imana iravuze ngo izaguhindura ubwoko bukomeye. Abakubeshe ko bazakurera ntibakurere, abakubeshe ko mbese bazagira ibyo bagwa ntibabiguhe, Imana ibwira Aburahamu ngo nzaguha umugisha. Buri umuntu w'Imana agendana nzaguha umugisha, nzaguha umugisha. Iramubwira ngo nzogeza izina ryawe kandi yararyogeje, kandi
izina rya Aburahamu yararyogeje na n'uyu munsi aravugwa ko ari we sekuruza w'abize. Maze niyo umuntu apfuye yizera akijijwe ngo nta handi aruhukira, ni mu gituza cya Aburahamu. Iyo umuntu apfuye yizera Imana nta handi aruhukira, ni muri Aburahamu, kuko muri Aburahamu yarahaguye ihagira umunezero gusa. Iyo umuntu rero yizeye Imana nta handi aruhukira, ni muri Aburahamu, muri ya migisha yose Imana yamusezeranije. Haleluya. Inkingi ya kabiri nababwe ngo ni ukumvira Imana. Nababwe ko iyo umuntu amaze kumvira Imana, nubwo yaba yari yarakosheje bingana bite, iyo yumviye akareka ibyaha, iyo yumviye akareka ubutinganyi, iyo yumviye akareka ubusambanyi, iyo yumviye akareka ubwibone, Imana naho yaba yarakoze ibyaha bingana bite, Imana irongera ikabana nawe, ikagirana nawe ubusabane. Aburahamu ngo Imana igirana nawe ubusabane kuko ayumviye akava muri rya hema. Ariko ngo arangije, nari maze kubibabwira ngo Loti agendana nawe, araguma yizirikana nawe. Ndagira ngo icyo kintu cyakwiziritseho uyu munsi ugisezerere. Icyo kintu cyakwiziritseho uyu munsi ugisezerere. Ushobora kuba ari kimwe ariko cyakwiziritseho, ushobora kuba ari kimwe, ushobora kuba ari amoko yagumye mu mutima wawe agutandukanya n'Imana, ariko uyu munsi yasezerere ugirana ubusabane n'Imana. Ushobora kuba ari kimwe ariko kikaba gituma utagirana ubusabane n'Imana. Kandi mbabwire, iyo umuntu ari kumwe iyo umuntu agendanye n'ikintu Imana yamubujije, ikintu kimubaho ntabwo yongera kunesha. Aburahamu icyatumaga atanesha mu nzira ni uko yagumanye na Loti, kandi Loti Imana yamubujije ko asiga imiryango se ntagire na kimwe agendana nacyo. Iyo Imana iguhamagaye iba ishaka kuyumvira. Noneho nari nkubwiye ngo ashobora kuba ari kimwe nawe ufite cyakwiziritseho kikakubuza gusabana n'Imana. Uyu munsi ugisezerere. Kugisezerera n'ufitemo uruhare. Uruhare rwo kugira ngo ugisezerere ni wowe uragisezerera, kandi nugiha agasopo kiragenda. Aburahamu ngo Imana ibonye ko agendanye na Loti ntiyongera kuyumva. None atongeye kumva Imana ivugana nawe, atangira gusenga. Yubaka icyo bita amasengesho. Yubaka amasengesho yandi twahoze tuvuga bajya gusenga ari ayo mu butayu, ari ayo mu mashyamba hirya no hino. Aburahamu arayasenga, ariko Imana n'ubundi ntiyavugana nawe, kubera ko arayasenga ari kumwe na Loti. Tekereza umuntu aravuga ngo arasenga ariko ari n'umusambanyi. Aravuga ngo arasenga afite umugore wa kabiri, yarirukanye umwe akazana undi. Arayasenga afite inshoreke, afite uwo arimbana n'uwo akorana. Yarangiza agasenga, Imana ntiyongera kuvugana na Aburahamu kubera icyo kintu. Noneho Aburahamu ngo ageze aho Imana arayibura. Arasenga ariko arayibura. Ayibura ate rero? Iyo umuntu asenga, iyo asenga Imana itakiri kumwe nawe, ntabwo anesha. Yahuye n'ubukene bw'inzara. Kugira ngo inzara ntiyahozeho, yahuye n'ubukene bw'inzara kugeza ubwo ngo agurishe utuntu twose. Njyewe nahuye n'inzara, ngurisha n'isafuriya ntetsemo. Uzi ko iyo umuntu afite inzara agurisha isafuriya adatekereza ati se nimbona ibyo kurya ndabiteka muki, kubera inzara gusa. Nahuye n'inzara nkafata umwambaro nkajya ngenda nkawutembereza ngo ndebe ko bawugura nkarya. Nahuye n'inzara nikuramo inkweto nari nambaye, nambara bodaboda ngenza kujyana ku muhanda ngo ndebe ko barampayo ndararira nkagaburira abana. Nahuye n'inzara kugeza ku rwego narwaye igicuri cy'inzara. Najya ngenda nkajya nzenguruka nkikubita hasi kubera inzara. Inzara nahuye nayo irandya. Ntabwo wenda naringiye mu buhamya wenda, ariko narishatse wenda nsika nzaze mbaho ubuhamya, ariko nari ndimo kubabwira iyo umuntu atakiri mu busabane n'Imana, atakiri kumwe nayo, ntabwo anesha. Ariko iyo uri kumwe n'Imana, naho inzara yazite urayinesha.
naho yazite ntiyagukura mu ruhande rw'Imana. Aburahamu inzara imwishe ngo arangije abwira Sarayi, aramubwira ngo tugende twigire muri Egiputa tuve hano, kandi aho bava ni i Kanani. Aho bava ni i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Mu gihugu cy'amasezerano abwira Sarayi ati tuhave, kubera ko nta Mana ihari. Tekereza umuntu yari ari mu gakiza ati mu gakiza nashakishijemo narahebye, nta Mana, Imana yambwiye ko izangirira neza, ntayo nkibona, none reka njye gucuruza urwabo. Ubu hari benshi bagiye gucuruza urwabo kubera ko bahuye n'inzara mu gakiza, bananirwa kunesha basubira gucuruza urwabo. Ubu hariho abagiye kuraguza bacirira imiti kugira ngo barebe ko babaho. Ubu hari abapasitori bagiye kugura imiti kugira ngo bajye babona uko bahanura ibitangaza. Hari abagiye gushaka ibituma bakora ibitangaza kugira ngo babone ibyo kurya kubera inzara. Iyo umuntu rero atakiri kumwe n'Imana ntabwo anesha. Icyatumye Aburahamu atanesha iyo nzara agafata icyemezo cyo kujya muri Egiputa ni uko yari ari kumwe na Loti. Icyatumye atagira n'ubusabane n'Imana ni Loti, kandi Imana amuje kugendana nabo. Yabuze Imana kubera Loti. Nawe wabura Imana mu ruhande rwawe kubera ubusambanyi ugendana nabo. Wabura Imana mu ruhande rwawe kubera umujinya. Wabura Imana mu ruhande rwawe kubera kamere ufite y'amoko ugendana mu mutima n'ubwibone ubana nabo. Ariko nubisezerera uyu munsi urabona Imana. Ariko kasoza umva mbabwire, noneho nusoma Bibiliya neza uzasanga ngo Aburahamu yaragiye abwira Sarayi ati duvangure. Uri kubona abantu bari gukora divorce, ntari nonaha na Aburahamu uzi ko yakoze divorce n'umugore, ntari nonaha bari kwa divorce, kandi kubera ibibazo bahuye nabyo ntibaneshe. Aburahamu abwira Sarayi ati tuvangure tugende tujye muri Egiputa, ariko tugende tutakira umugabo n'umugore, ahubwo tugende ndi musaza wawe nawe uri mushiki wanjye, kugira ngo nzakugirireho umugisha, mbese nzakubonereho amaronko, nzakurireho. Uzi ko hari umuntu nigeze kubona abantu basezerana bagasezerana kubesha, bakaza no kuri izi social media basezeranye kubesha kugira ngo barye. Kavuga ati njyewe nzagenda mbeshe ko umugabo uwo naramubonye, kandi mbeshe ko umugabo yantaye, noneho nimbesha ko yantaye inzara igiye kunyica, abantu bama ibiryo, abagira imbabazi bama ibiryo. Ariko imbabazi zivuye mu cyaha ntazo ntizirama, n'ibyo biryo ntabwo byarama, ntibyakumara inzara. Noneho bagasezerana akaza kabesha ati umugabo ubu yarantaye, ubu yantanye abana, kandi umugabo bari kumwe. Bikaba nka ba bandi bakina filime umwe ngo akipfusha, kubera ko abantu bakunda abapfu kuruta abazima. Ariko se mbabaze mwebwe, murinda mwafashe umuntu wababeshe, muyobe wabakena aho bari, mwabafashije batarababeshe? Ese mwabagaburiye batarabatekera umutwe ngo batekene? Ko ibyo mukora muri guha ibisambo, muri guha abantu baje kubabesha, nta mugisha muzabibonera. Ariko niba mu mutima wawe ufite urukundo, ntuzi umukene aho ari, mwene wanyu ntumuzi wakennye, ntuzi mushiki wawe utagira aho aba, ntuzi mwisengeneza wawe wabuze hepfo no haraguru, ntuzi umuvandimwe wawe wabuze uko agira. Ariko kubera ko aje akakubesha ngo ubikore, ngo abantu babone ko wabikoze, bikwamamaze, ajye nawe agusingiza ngo waramufashije. Ibyo bigatuma abantu babatekinika, kuko namwe nta rukundo mwagize rwo gukorera Imana neza. Naringeze kuri ya nkingi ya gatatu yo gusorezaho ivuga gukorera Imana. Bantu ubundi basigaye bagakorera abantu aho gukorera Imana. Ariko umuntu ukorera Imana ntabwo akora iby'abantu, ahubwo akora iby'Imana. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu uzabona iyo umuntu akorera abantu, akora ngo abantu bamushime. Na Yesu yaravuze ngo nujya gutanga ituro, mbese ukuboko kwawe kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso niko ukabimenya. Ariko uyu munsi umuntu
ari gutanga. Iyo bavuze bati wenda mu murenge harimo umuntu ukeneye kubakirwa, ahita avuga ati nanjye nzashyiraho 200,000 kugira ngo umurenge umenye ko uwo muntu afasha, ariko afite nyina utagira aho aba, safashije mu murenge. Umurenge ntubitangaje agafasha, ariko afite nyina warwaye amavunja, afite nyina warwaye amavunja atagurira inkweto, afite umwisengeneza we uba mu nzu imeze nk'ikiraro cy'ihene, akaba atamwubakira. Ariko niba umureba avuze ngo mu murenge dufite umuntu tuzubakira, akagenda ati nanjye ntanzeho miliyoni, kandi afite umwisengeneza, afite nyirarume, afite mubyara we, abo ndavuga urugero rw'abantu azi, kuko Imana izatubaza ibyo tuzi no mu rusengero. Ubwo naho naringiye kuhagera. Imana izatubaza ibyo tuzi, ibyo tutazi ntizabitubaza. Niba warageze mu rusengero ugasangamo umuntu ukennye ntumufashe, kandi ufite uburyo bwo kumufasha, inzara ikamwica ntumugaburire, kandi ufite uburyo bwo kumugaburira, izabikubaza, kandi urwo rubanza ntabwo uzarutsinda, kuko ikigushinja kirahari. Ukabana n'umuntu muri korari, uramuzi, nta n'inkweto agira, naho aba ntahahari, n'ibyo arya ntabyo, ariko batangaza mu rusengero, umushumba uyoboye yatangaza ati tugiye kubaka inzu y'Imana, za zindi abantu bahinduye inzu z'Imana, kandi inzu y'Imana irahari utagaburiye, utanubakiye, kuko inzu y'Imana ni umukene. Biriya yaravuze ngo, Imana yaravuze ngo, yabwiye Yesaya ngo mwanyubakira nzuki. Yesaya abura inzara, abura iyo yakubaka, ariko Imana iramubwira ngo, iramubaza ngo isi ni ibirenge, ni naho nkandagira, noneho ijuru naho nicara. Mbese Imana yicaye mu ijuru igakandagira mu isi, iravuga ngo none ni hehe muzanyubakira? Ni Nyarugenge se irahakandagiye, muzanyubakira Gacuriro irahakandagiye, muzanyubakira muri Amerika irahakandagiye, muzanyubakira muri Aziya irahakandagiye, ni hehe muzanyubakira? Yesaya arahabura. Iravuga ngo ariko umva ikintu nishimira. Haleluya. Umva, nishimira umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Mvuga ngo umuntu wumvira Imana, wumva ijambo ry'Imana akaryumvira, uwo muntu Imana iramwishimira. Naho yaba akennye, Imana iramwishimira. Niyo yaba akennye akaba yizera Imana, akayumvira, akayikorera, Imana iraza ikaba muri we. Nubwo yaba yambaye bodaboda, Imana itura muri we. Nubwo uwo nguwo rero iyo umuhaye idolari rimwe, ubuhaye Imana, mu ijuru bahita bagupangira. Uwo nguwo iyo umuhaye inkweto, mu ijuru bahita baguha ikigega cyazo. Iyo uwo muntu, kubera ko ari inzu y'Imana, iyo umuhaye uba ufashije Imana. Bibiliya iravuga ngo iyo uhaye umukene uba ugurije Imana. Nawe reba kuguriza, ugurije perezida w'igihugu, wenda nk'abari muri Amerika b'Abanyarwanda, ugurije perezida wa Amerika, kuko avuze ati nguriza, wakwanga? Wavuga uti ubwo perezida avuze mugurize, ubu ngubu hari impamvu, arashaka kunsukira byinshi. Muri make umugurije yazanga kukwishyura, wamugurije. Muri make umugurije uba ubaye inshuti ye. Iyo ugurije perezida uba ubaye inshuti ye. Imana itugirire neza. Noneho Bibiliya itubwira neza ko Aburahamu, niho nagiraga ngo nsoreze, amaze kugera muri Egiputa, abami baho baramwakira, ariko Sarayi kuko yagiye ari umukobwa, ubu hari abantu biyoberanyije. Ubu hari umuntu uva i Nyamasheke ari umugore, yagera i Kigali akiyita umukobwa. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uko wiyoberanya ibyawe bizasobanuka. Wiyoberanya Imana ikureba, ukiyoberanya ikuzi, wiyoberanya mu bantu, ariko Imana irakuzi. Ubu hari umuntu wavuye i Nyamagabe ari umugabo, ageze i Kigali yitwa umusore. Uzi ko hari n'abantu bajya baza hano kuri social media bavuga ni abasore, ari abagabo bamwe tubazi, ariko hari n'abantu bitangaza. Yarataye umugore iyo ngiyo, yagera hano agahita atangaza ati ngo ni umusore, kugira ngo akurure abakobwa, kandi ngo yita umuhanuzi, akarimanganya, akabesha. Kubesha byahozeho,
cyane n'abandi ntabwo ari wowe ubeshye wa mbere ariko wihannye imana yakubabarira. ikiyibabaje ni uko ubwirwa ariko ntiwumve kandi ntiwumvire. Imana itugirire neza. noneho ngo Sarayi agezeho aravuga ati ndi umukobwa, ndi mushiki w'uyu muhungu. Aburahamu ati nanjye ndi musaza w'uyu mukobwa. ngo abami bamukunze baramutwara, abatware b'umwami baramutwara ngo bamushimire umwami, ngo aramujyana aramwenda amugira umugore we neza, amugira umugore. Birarangira aramutuza abana nawe. noneho Aburahamu ngo bamuha igikingi ajya kubamo, bamuha n'abaja n'abagaragu, bamuha n'amatungo baramugororera. Urumva abantu bari kugurisha icy'agaciro bagasigarana ibidafite umumaro, bari kugurisha ubugingo bagasigarana pirate, ibintu bidafite umumaro. kuko Sarayi ni amasezerano ya Aburahamu. Sarayi murabizi ko natwe dufite amasezerano, biravuga ngo nta rindi sezerano yadusigiye n'ubugingo buhoraho, kandi adusigira n'ingwate yabo cyane. Haleluya. twasigiwe ingwate ari wo mwuka wera. umwuka wera ubundi ni ingwate, ni kashi yemeza ko ubwo bugingo tubufite. mwuka wera ni kashi Imana yateyeho, ariko tugendana amasezerano. noneho rero reba Sarayi nk'amasezerano ya Aburahamu, uzakomokwaho na wa muryango, uzavamo bya byiza byose Imana yamubwiye. Aramutanze, amuhereje Abanyegiputa baramujyanye. niyo mpamvu uzabona ubu ngubu dusigaye, abantu basigaye bagurisha impano, bakagurisha impano ngo babahe ibyo kurya, bakagurisha agakiza, bakagurisha impano z'Imana zagakoze umurimo w'Imana, zakazanye inyungu ku makamba bazambara, ahubwo bakazigurisha zikajya kuvuga ibinyoma, zikajya gukora ibitagira umumaro, bibazanira igihombo bakagwa muri esheke. Imana itugirire neza. noneho Sarayi baramutwaye, Aburahamu nawe aragiye yicaye mu biryo ararya, ariko ngo ntiyagubwa neza. nkubwire nubwo ubona wenda ngo barahanura, bakahanura bakarongora n'abagore, bakagereka abagore ku bandi, bakaba ababishopu, bakaba abapasitoro, bakaba abandi, bakora ibyo byose ukagira ngo baguwe neza. nta mahoro. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. noneho Aburahamu ngo ntiyagubwa neza, ntiyagira amahoro. noneho amahoro yabuze, atangira kongera gusubira gusaba imbabazi Imana, atangira kongera kubwira Imana ati mbabarira. ngo yinginga Imana imugarukaho. soreje hamba nkubwira ngo uyu munsi nawe Imana yakugarukaho. Imana imugarukaho irangije Aburahamu, kuko yaciye bugufi akihana. ubundi Aburahamu yacaga bugufi. ubundi ikintu gituma abantu badakizwa, ntabwo bemera guca bugufi. Aburahamu ngo yacaga bugufi, yumvaga ijwi ry'Imana agaca bugufi. amaze kumva ko yakosheje, aca bugufi abwira Imana ati ungaruriye Sarayi. Sarayi nkongera nkamubona, nasubira i Kanani, nta nubwo nazongera kuvayo. none Aburahamu ngo arangije kubona bimuyobeye, asaba Imana ngo imugarurire Sarayi. none se kankubaze nawe dukurikiranye, ni naho uri aho muri Amerika, ntibyakuyobeye? urabona mu byaha warabonyemo umunezero? byarakuyobeye? wowe uri hano mu Rwanda iwacu, ntibyakuyobeye umaze kuva mu gakiza? wacuruje inzoga se, byaraguhiriye? wacuruje urumogi, byaraguhiriye? wagiye mu busambanyi, byaraguhiriye? byarakuyobeye? ariko niwicisha bugufi, Imana irakugarukaho. Aburahamu ngo Imana iragenda iteza ibibazo kwa Farawo, ijya kuzanayo Sarayi, imugarurira Sarayi, iragenda ikoresha itegeko ryayo, izana Sarayi, ibwira umwami Egiputa ngo rekura Sarayi, rekura uyu mugore, musubize umugabo we. kandi Aburahamu nta mbaraga yari afite, imbaraga zazana Sarayi zimukuye ku mwami. mbwira nkawe ubu urabona wagira imbaraga zakura umuntu uri kwa perezida n'uwo ku kagari ntizamukurayo. ariko kuko Imana ifite imbaraga, iyo umuntu yamaze kuyizera, akayumvira mu byo imutegeka, akayikorera neza, ntakore ibitari byo, Imana ikoresha itegeko ryayo. n'ibyananiranye
Imana irabishoboye. Yego. Imana ikoresha itegeko, ibwira Sarayi, ibwira umwami wa Egiputa ngo rekura uyu mugore, musubize umugabo. Arangije ngo aramuzana neza, yamukoreye protokole ngo amuha abamuherekeza. Haleluya. Ntabwo abawumvishe, ntabwo muhumvishe. Imana ikoresha uyu mwami wa Egiputa, amuha abamuherekeza, abakorera protokole Sarayi ngo atagira icyongera kuba. Ndagira ngo ubwira ngo umunsi niwisubiraho ukagaruka ukihana, ukongera guca bugufi, ukareka ibyo byaha, Imana iragushyiraho protokole, ntacyo uzongera kuba. Imana iragushyiraho protokole, iyi protokole ikurinda Imana irayigushyiraho. Niwihana ugaca bugufi, nawe uyu munsi Imana irashyira kuri wowe, irashyiraho protokole. Imana ishyiraho protokole ngo abamuherekeza baramuzana. Kandi ikintu kitangaje ngo bamuherekeje ngo bamuherekeranyije n'ibintu byose yari yaragabiwe ibwami. Bivuze ngo iki rero? Biravuze ngo ubutunzi bwose yari yaranyazwe, ibintu byose yari yaranyazwe, ibintu byose Aburahamu yari yarabuze, yanyazwe byose, Imana irabimusubiza. Imana irabimusubiza. Imana imugarurira ibintu byose. Ibyo mbese umunezero yari yaranyazwe, Imana irawumugaruza. Ubuzima yari yarabuze, irabumusubiza. Inzara yari yaramuriye, Imana imugarurira ibiryo, imugarurira kubaho, Imana imugarurira amahirwe yo kubaho. Ndagira ngo nawe uyu munsi wizere Imana, utere intambwe ya mbere, wizere Imana, ufate icyemezo. Nurangiza gufata icyemezo, wumvira Imana, wihane. Nurangiza kumvira Imana, winjire mu mwanya, winjire mu gihe cyo kuyikorera, uyikorere neza, nawe urebe ngo Imana irategeka. Kandi umunsi ngiye no kugusengera, Imana ikoresha itegeko ryayo. Ndashaka ko dusenga Imana igakoresha itegeko ryayo. Imana ikoreshe itegeko ryayo. Imana ikoreshe itegeko ryayo. Imana itegeke, Imana itegeke izo mbaraga zikuboheye mu busambanyi, zikurekure. Itegeke imbaraga zikuboheye mu businzi, zikurekure. Itegeke imbaraga zikuboheye mu bwibone, zikurekure. Imana itegeke imbaraga zikuboheye muri ayo majune uhagazemo, zikurekure. Imana uyu munsi nawe ikoresha itegeko. Ibyo byose byagufashe bikurekure. Ibyo byose bikuboshe bikurekure. Itegeka ako gahinda kakurekure. Itegeka ayo maganya umazemo igihe akurekure. Imana ikoresha itegeko, ikugarurira umunezero. Reka dufatanye dusenge. Tugusengere mu izina rya Yesu. Tugusengere mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Tubwire Imana, reka Imana itegeke. Imana itegeke. Imana itegeke. Imana itegeke. Imana ikoresha itegeko ryayo. Ibyo byose wanyazwe bigarurirwe. Nawe wanyazwe umunezero, nawe wanyazwe amahoro, nawe wanyazwe ibyiza, wanyazwe umva ibyawe byamizwe bunguri na Satani. Ariko uyu munsi abiruke mu izina rya Yesu, kuko Imana ikoresheje itegeko. Sarayi yagarutse kuri Aburahamu, kandi amaze kugaruka ngo agarukana n'ubutunzi bwinshi. Ngo umwami arapfukama abwira Aburahamu ati, nyabuna mbabarira usubire mu gihugu cyawe. Haleluya. Umva imbaraga zakuboshe zirakurekura. Imana nitegeka zirakurekura. Umva subira mu gihugu cyawe, nayemerere, kandi ugendane n'ubutunzi bwawe bwose. Ibyawe ugendane. Umva Satani nta ruhara afite ku byawe. Uyu munsi niwizera Imana, Satani ararekura ibyawe, ararekura ibyawe byose. Nta na kimwe afiteho uruhare. Upfa kuba wamaze kwizera Imana, yayemereye. Reka dusenga Imana. Nukuri Mana uri data wa twese, turagushimiye ko uyu munsi ubanye natwe, kandi hari icyo ukoze. Mwami, dusabe umuntu wese wakurikiranye uyu mwanya twarimo tuganira nawe ijambo ryawe. Yego Mana. Ari uri muri biriya bihugu bizo hanze by'abazungu, kaba ari muri Amerika cyangwa ari muri Canada n'ahandi, akaba ari Mwami no muri ibihugu bidukikije, ari Bugande cyangwa i Burundi, abagerageza kumva ikinyarwanda bose,
kandi n'abafite ababasobanurira. Uyu munsi turabasengeye kugira ngo ukoreshe itegeko kuri bo. Uciye bugufi akemera kwihana, koresha itegeko, ibyari bimufashe bimurekure. Kandi mwana, umunezero yari yaranyazwe uwumugarurire, amahoro yari yaranyazwe uyamugarurire. Yagiye mu biyobyabwenge agira ngo ahari azahagira amahoro, arayabura. Ajya mu busambanyi agira ngo azabonere ibyiza, arabibura. Ariko uyu munsi uvuganye nawe, uvuganye nawe uramubwiye ngo siga, rekura, reka ibyo, reka ubusambanyi, rekura ubwibone, rekura ubusinzi ubamo. Uramubwiye ngo nabisezerere, nawe umwuzuza amahoro yawe. Turamusengeye kugira ngo umugirire neza, kandi uyu munsi mwana utegeke indwara zikire, utegeke uwari urwaye diyabete, utegeke uyu munsi diyabete murekure, uwari urwaye kanseri, utegeke uyu munsi zimurekure, uwari urwaye mwami utegeke, ukoresha itegeko uyu munsi bimurekure mu izina rya Yesu. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi ukoresheje itegeko ryawe, ukawisohoresheje umwete wawe, ukaba uyu munsi ukoze imirimo yawe n'ibitangaza, ukaba uhinduye amateka ku muntu ukumviye, ukaba uhinduye amateka ku muntu mwami wumvishira ijambo. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze rero umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Namwe abakurikira Umuremyi TV turabashimiye cyane. Imana ikoreshe itegeko uve mu byo wari urimo. Nawe rero uri kubyumva, kora komenti niba ushaka gukizwa, niba ushaka kugaruka ku Mana, twandikire muri komenti tugusengere, noneho ubashe gukira, ubashe kuva aho wari uri. Mwumvishije ko na Loti yavuye aho yari ari, Imana igihe agendana nayo, ariko nawe igiye gukoresha itegeko kugira ngo uve muri ibyo ngibyo. Tera komenti kuri iyo YouTube channel Umuremyi TV, kandi Imana iraguha umugisha. Murakoze cyane.